Bono kuvuga ngo icyo ngomba gukora cyo no guhindura imyitwarire. Ku buryo nitwaraga nasindaga nkarariyo nshaka nkataha nuzuye ibyondo. Rimwe na rimwe ngakomereka. Ndi kubibona waranakomeretse no kujisha. Ariko ubu ngubu navuga ati uko byagenda kose ndataha kwande kwa mabuja. Ngasanga nako gasosi agatoki karimo ubunyobwa karimo akanyama ngakupuriza agatogo nkongera ngakaraba ngasubira ku murongo. Ariko ubu ngubu ngiye kwibana ngenyine. Nkabona undi mu mabuja nkawe. Najya mukumbura ariko mugiye ntarabona undi mu mabuja nkawe uretse uyu nguyu urabona nta nubwo turi guhuza ururimi neza kuko ngiye nabonye numva ikirundi neza fresh. Ariko abarundi ndabakunda nabo barankunda ariko rura rurimi nindi ufata fresh aramutsa nkubise we nawe mu gipangu nawe akamfata nk'umwana we akamfata nka musaza we nkuko Asiya yamfataga ibana byibuze byagabanyuka. Ariko samutaye mu mugendi ngenyine ndi muri geto ntangiye kwipigira. Urumva Asiya nzamukumbura byanga bikunze. Abagore barahari, abakobwa barahari, hari n'abapfakazi babuze abagabo, hari n'abakecuru hano bipfubuza babuze abagabo. Cyakora wenda ngewe icyo nashobora wenda ni gahunda zo mu buriri, ariko kubyerekeranye no guhaha cyakora kiba gihari rwose. Wenda nubwo mu buriri byancanga ariko mu buriri se ntago bimeze neza. Naho ndagerageza da nuko hari abashaka amasaha menshi ariko ngewe niyo minota 5 nibibayera. Naramubwiye yuko ntabwo ufite birenze nyene ariko namubwiye ngo ibyo nzoge nawe niwe byo umushinga nahesha cyakora cyeza sha. Yewe iki yabashije gusporta ibintu byo kutoga jewe ntabwo je nzabikwemerera. Ubu se ugaroga hari zogejo. Ubu se mabuja ko yanyimye ku kimara amafaranga ubu koko sha wazandwanyeho sha. Kimara amafaranga ni giki? Ukwansamuza. Ni giki? Ukwansamuza sha. Kugusamuza no kuvuga. Alright, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye byacu bya buri munsi hano ni kuri Iris TV. Ngende Jado Twishime nkuko tumaze kumenyerana. Reka rero mikaza abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda nabiri hakurya y'imbibi cyangwa se inkiko z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye. Twizera ko mukomeje kugubwa neza. Ese muraho murakomeye mumeze neza ubuzima buragenda. Yes, hanyuma uyu munsi dore twambaye mu buryo budasanzwe. Hari izuba ryinshi, twaje ahantu kuri piscine. Ahantu kuri piscine ni ahantu heza cyane kuri Great Hotel hano mu Kiyovu. Ahantu abantu basohokera ni kuri piscine ni kuri level kanga ubu ngubu yaka. Ni kuri level nk'iya 4. Yes, turi kumwe na yaka. Turi kumwe na yaka mwana. Muri 4. Muri 4. Aha ngaha niho mabuja mushya rwose yagutembereje. Yavuze ati rwose nubwo nyokubuja mukuragiye nanjye ndahari. Nzakurwanaho mu buzima bwa buri munsi. Turi kuri etage ya 4 piscine muri kubona mukaya turakubereka nyirabuja wa yakamwana mushyashya. Umeze neza cyane umurundi kazi. Mu gihe mabuja ataragenda kuko ari hafi kugenda. Nabaye ndi mfatishe mabuja wagateganyo mabuja uzabundi hafi wundi. Abantu baraza kubibona baza no kubisobanukirwa. Reka twe tumukumbe kuri Iris TV tugize amahirwe uyu munsi turamufite ariko noneho anadufitiye surprise yuko afite mabuja wagateganyo mu gihe mabuja ari mu nzira zigenda. Uyu nguyu ikindi mutari muzi rero ni n'umushinga naye. Mfite mabuja rwose w'umushinga naye mushyashya wagateganya ariko mabuja gifite rutema ikirere. Ubwo niwe ngiye gukomezanya nawe hano mu mujyi wa Kigali. Muri mujyi wa Kigali. Yakamumeze neza ariko. Ebana amahoro urebye ariko ntabwo ari sawa. Urumva mabuja agiye kugenda. Ubu nacutse muri make. Mbese nguwo amaze ko umwana w'inshuke ngiye gutangira kwirwanaho. Ubu ni ukwirwanaho ebana cyakora ya my fondation mabuja yamfatiye geto. Amereza ibikoresho byose byo mu nzu, matera, amasafuriya, imbabura. Ubu igisigaye ahubwo ni ugushaka umugore nta kindi. Ariko iyo nama rero ngiye kuyikugira aho kugira ngo uzicwe n'irungu cyangwa se uze kubaho wihebye muri geto wenyine. Ndikumva ahubwo washaka umudurana nakuze yaka. Ubu yambonye n'umukecuru rwose uri hafi rwose.
yaza tukibanira da kandi ni ngombwa inkumi se ni n'umukecuru muzima rwose ufite n'agafaranga cyaba ari sawa rwose. kondisiyo ubu ngubu zimeze gute ku mugore warongora umugore wifuza? Oya, uwo ari we wese njye ntabwo ntoranya, ariko nanone akaba afite wenda size iri OG. Ndabona uri mureba hariya muri piscine. Kameramana atwereke muri piscine. Nyirabuja mushyashya wa Yakamwana. Uri kumubona? Kuko ninya no muri dushe koko mabuja ushaka kunjyana muri piscine, ushaka kunjyana mu nyanja koko mabuja. Reka nze nkwegere. Oya mabuja, nukuri kumara ushaka ngo twogane koko. Niko umeze bite? Meze neza. Ego. Yakamwana ngatinya piscine kuki utamujyanye ko? Ari kwitonda utaza kuri yangaje koga ariko mvugo yabyanse. Utaza kwerekana hasi kuri mabuja. Abasha turashaka no kumubona nese. Mabuja Yakamushyashya turashaka no kumubona. Ariko mabuja Imana yakuremye neza rwose. Ariko ndi gukubita ijisho gararika manuka hepfo yo ngiye. Uko ngo twoga uzukumaze indwi yose toga. Ni? Indwi yose toga. Indwi yose. Mabuja wambabare nkaza gukarabira mu rugo ko icyambere cyakora nogaga muri Lake Kivu. Nibyo biri bose baravuga. Mabuja Lake Kivu rwose. Indwi yose namubwira ngo nazi wajya kuvuga ngo Asia ngo niyo mukobwa mwiza muri Kigali mabuja wawe. None uyu nguyu yarabivuga iki? Mbo uyu nawe ni mwiza ariko bizaterwa n'imico kuko nta wundi mu mabuja kugeza uyu munsi nzabona ufite umeze nka Sia. Nguvuga ngo Sia uburyo yamfataga nka musaza we kandi ni mabuja pe, namukiniraga filime Gatarina ariko mbiwe mu rugo ibyo ariyeho akaba ari byo ndya. Ikizi cya Sia ntabwo ari wa muntu wijene, nukuvuga yaruraga twese haba bari umunabe ba bandi bakoze ibyo ariye akaba ari byo turya. Tugenda none. Tubwire none mu mari impungenge Yakamwana bizagenda gute? Naramubwiye yuko ntabwo mfite ibirenze nyene ariko namubwiye ngo ibyo nzoge nawe niwe byo. Umushinga nahesha. Cyakora keza sha. Yewe iki yabashije gusporta ibintu byo kutoga jewe ntabwo je nzabikwemerera. Ubu se ugaroga hare zogejo. Ubuse mabuja ko yanyimye ku kimara amafaranga ubu koko sha wazandwanyeho sha. Kimara amafaranga ni giki? Ukwansamuza. Ni giki? Ukwansamuza sha. Kugusamuza no kuvuga? Uko gushyira mu mashuka. Mu buriri sha uko. Oya mabuja. Mabuja. Baba we. Nikira kimara amafaranga none anga. Sha mwana ni sawa, mabuja ni sawa pe. Wamukunze? Urabona ko uvuye mu bwiza ujya mu bundi. Nakubwiye Bujumbura hari abana rwose. Umushinga nayo kuko. Yavuye ariko urabona ko abanyarwandakazi n'abandikazi ni sawa? Ni correct kabisa. Ari deba zijya zibaho ngo abanyarwandakazi ngo nibo beza, ngo abarundikazi ngo nibo beza. Burya ariga biranagaragara. Urabona uyu mwana atari sawa. Ariko se aruta abanyarwanda? Oya ntabwo aruta abanyarwandakazi. Aruta Sia. Arega n'ubundi Burundi n'u Rwanda ni nkaho ari igihugu kimwe nuko nyine bari bya bindi by'abandi bagiye bashyiraho imipaka ariko njye mbona ari bamwe. N'ururimi tubona ko ari rumwe ko ari uko rutandukanye akantu gato gusa. Cyakoze rega turi bamwe. Turi bamwe. Turi igihugu kimwe tuvuga ururimi rumwe n'abavandimwe n'inshuti turasa byose kabisa n'abavandimwe. Ako se uyu mu mabuja koko namfata nka Sia ko ngewe ku giti cyanjye Sia ni umuntu twari tumaranye imyaka 3 nkora amakosa akayihanganira nkakora amanyanga akambabarira nkagenda nkabura uswari igihe naburaga akajya no kuri radio agatanga itangazo nguri bumbonere yakari gose akamera nk'umuntu wataye ibyangombwa agatuma umutwe neza gangayika cyakoze Sia yaragukunda. Agiye mbibona kenshi yaragukundaga gufata n'umuvandimwe mbese. Nubwo agiye ariko yamaye fondation yamaye intangiriro yambwiye ati ningera muri Amerika tuzakomeza tuvugane cyo nzajya mbona nzajya nkomeza ngufashe. Yabwiye n'abandi ati rwose abashoboye rwose banyarwanda mbasigiye yaka rwose muzamufate neza ariko nanjye muri kwa 10 nangwa se mu kwa 11 ko wagiye nk'umunyarwanda azagenda yitegeye ni green card twe tugenda nk'impunzi
ariko nanjye ejo bundi cyane ejo bundi hari igihe namusanga wamusangayo. Yeah. Hanyuma yaka ni ibiki uzakumbura cyane kuri Asia umunsi azaba atari kumwe nawe mumaze igihe kinini muri kumwe byinshi cyane donc buryo yakubereye byo twagiye tubigarukaho cyane ni ibiki wumva uzakumbura ni byinshi cyane utegereza umuntu wansohokanaga akavuga ati yaka uyu munsi ukarabe neza ndagusohokana ndakujyana Musanze kujyana muri hoteli runaka tugasangira inkoko nkafata icyo nshaka urumva yamfitaga nk'umwana umuntu njyana no mu soko akajya kugura imyenda nk'umwana yibyariye so ikindi gusa navuga ni uko ubu ngomba guhindura ubuzima nkamenya ubwenge mu gitondo naguze ijerekani y'amazi kuva navuka mu buzima nibwo nagura amazi yo kayaguza ngaye ni ijerekani watangiye kubona ko bya bintu babitoroshye bya ntabwo biba byoroshye none ikiro cy'ibirayi nanye ngiye kumenya ikiro cy'ibirayi ikiro cy'umunyuranga ikiro cy'ibirayi warangaye kigize hafi kuri senyi sana ni sisa byakaze muri Kigali iki sinzongera kurya ku gafiritira nataga ngasanga agafiriti kahiye mu rugo utamenya aho kavuye pirawo ntazi ngo wavuye he nta unyishyuza amazi nta unyishyuza y'umutekano reka twongere tuganirize nyoko buja wa gatoyi ndabona wongeye kugaruka hano hafi nawe aroga kandi ameze nk'isamashyi mabuja wa yaka cyakora ufite mu kanwa heza we uzi ko afite mu kanwa heza nk'aya mabuja wundi ugiye sitete ntabwo uri gukanagiza amaguru hasi ujya ntabwo ndahashika nese uhagaze kuki ndareremba ugeze hasi abashinga nahe ko aba ari sawa sha niko igira hino wumva ikibazo yakamwana afite yakamwana amaze iminsi ameze neza nk'akanyama agafiriti ubwo nibwo ugiye hasi urageze usikari hafi nese mabuja rwose urabona nataga nkarya agafiriti kwa mabuja ngasanga rwose bakubwiye ko yabuze firiti bakubwiye ko yabuze nasura iki n'agakoko tuzoguha n'umukeke ari ukuntu mabuja yansohokanaga rwose akankubita agakoko urumva umviriza giginze ndaguhereza umukeke urawuzi ariko rero mabuja igikwanga urakizi igikwanga mukeke kuze mu myumbati kwanga mina yu kwanga ndayizi na mini ko Kongo nandi umukongomani kwanga ikorera muki ikoze muki bayikora mu myumbati niba mu myumbati teka gute harimo bifite n'ubunyobwa mo hagati ndazizigoma bo mukeke ngana ibi mukeke na uri ahantu bita Kalemi muri Kongo umukongomani Kongole kubaza kwanga bayikora gute mabuja yakayitwa ndubundi mubyo yitwa peli tukavurema peli ariko umve ko waba mabuja yaka cyangwa se umuhitemo burarukuru babuja ni kwera yuko je ndamukunda ariko je kino nakunda kuri yaka ndukunda buri munsi mara mbona afite inkovu ahantu yaguye je sinzo tumaze aragwa we kunda kugwa nagacupa unda gacupa oya nzagabanya rwose mabuja ndasabwe je sitabikunda kubona afite inkovu kandi no mu maso kandi ucuruza isura yawe rwose mabuja burakoko hari ukuntu mabuja najyaga mubona rwose avuye muri dushe rwose ka santima kakaza kandi ari mabuja ntabwo uzombona rero je nizombona ibyo ntizobinyitegeko ntabwo uza kubona uvuye muri dushe kandi yakimvyo gwe ariko nabonaga mabuja avuye muri dushe rwose nkajya kwiyaranja muri dushe ukunda kunguruka je nizondunguruke yaka akanyamira kuri kazi ngiye kukurondera chambre yawe na douche be biri kumwe kuburyo uzoza urasohoka yakatubwiye ko yabonye ngo nyirabuja musigiye geto muzabana cyangwa uzajya umufashiriza muri geto yindi buri je ntabwo yabimbwiye gusa bizotegwa nawe gusa je numva byo bavyize turi kumwe ndamureba nyene ahari ariko ngo umukinnyi wa filime ngo ashaka gutangira na projet zawe mu minsi iri imbere je nkina muri Kiramani Empire ni kinamo ego witeguye ko yakanyine mugiye gutangira na projet mu minsi iri imbere nkuko yakorana na Asia so nshuti bakunzi rero dore mwamubonye mabuja muzishya yitwa Peli antuka vraiment mabuja nabona umwanya araza kuzamuka
aza kuzamuka hano hejuru nabona umwanya waza kuzamuka hano hejuru baja nicyo hanyuma rero ni Yaka turi kumwe nkuko bibona kino gatoya twicare ahangaha kugira ngo tumye tuganire n'ibindi bisanzwe ngumye nibaza cyane kurira mu mabusha wa Yaka Muhana Yaka ibintu ni sawa ariko urebye ibintu ni correct to the afite people imitsingi kinini nawe bagira ngo abantu baze kumbwira ngo nagwaye inzoga kandi wabona bongeye bakavuga ngo Jado ngo yamusindishije nta kundi kuntu babigenza uri mukuru Yaka kuko managinga uri managinga wowe bwawe abantu bajye babyumva let us go brother nje cyo nashaka kubwira Jado izina ry'Imana Asiya kugenda kwe uruhande rumwe biranshimishije kuko asanze umugabo kandi kurongorwa ni ngombwa imyaka arayujuje of course kandi Asiya nanamushimira uburyo yihanganye buriya kirane n'ikibazo gikomeye kubona ufite umukunzi wawe ari state wowe uri hano ebana wamukumbura ukajya kuri telefone kuri video ukamureba ariko utamwegera ariko nawe buriya agize n'amahirwe kuko asanze y'umuntu ariko kujya muri Amerika ukagenda uri wenyine shani stragoza cyari ikibazo gikomeye ariko ko asanze y'umuntu kandi uhamenyeye ntabwo ubuzima buzamugora cyane ntabwo buzamugora hanyuma uri kumva ufite icyizere kingana cy'ubuzima ugiye kuba muri iyi minsi ese uri kumva bitagiye kukugora cyane uri kubona mbese ejo hazazawe nyuma ya Asiya hameze gute Yaka ni ukuvuga ngo icyo ngomba gukora cyo ni uguhindura iyi myitwarire ku buryo nitwaraga nasindaga nkarara iyo nshaka nkataha nuzuye ibyondo rimwe na rimwe ngakomereka ndi kubibona waranakomeretse no kujisha ariko ubu ngubu navuga ati uko byagenda kose ndataha kwande kwa mabuje ngasanga nako gasosi agatoki karimo ubunyobwa karimo akanyama nkakupuriza agatogo nkongera ngakaraba ngasubira ku murongo ariko ubu ngubu ngiye kwibana njyenyine urumva ko natangiye undi murongo ni gutangira ubuzima bundi bushya ntabwo byoroshye nari nzi ko uri mu mabuje wabonye mushya muzayamubana mu rugo oya uri mu mabuje ntabwo arabimaho gahunda neza ariko nanyimuye nawe akanjyana iwe akankubita akageto kereke pare mu gipangu byaba ari sawa najya nta n'ubundi bigakomeza ubuzima busanzwe nakwifitira icupa ryanjye nkavuga ati ndataha kwa mabuje ariko yes mukanya narimo nkubaza ikibazo cyagiraga kiti ni ibiki uzakumura cyane kuri Asiya ntabwo ibisubizo wampaye numvise bihagije kuri nge kuko Asiya ni umuntu mwamaze igihe kinini mu bantu ubuzima hafi bwa buri munsi reka wenda tukigaruka icyo kibazo tukinjiremo mu buryo bwimbitse ibintu ABCD ubona bisize icyuho kuri Yaka kuba mabuje agiye USA cyakora ngize nk'amahirwe nkabona undi mu mabuja nkawe najya mukumbura ariko mu gihe ntarabona undi mu mabuja nkawe uretse uyu nguyu urabona nta nubwo turi guhuza ururimi neza kuko njye ntabwo numva ikirundi neza fresh ariko abarundi ndabakunda nabo barankunda ariko ruriya rurimi nindi ufata fresh aramutse nkubise we nawe mu gipangu nawe akamfata nk'umwana we akamfata nka musaza we nkuko Asiya yamfataga byibuze byagabanyuka ariko samutaye mu mugendi njyenyine ndi muri geto ntangiye kwipigira urumva Asiya nzamukumbura byanga bikunze none se wenda mbere tubanze wenda mbere yo kumva ku bya Asiya n'iryari wigize urakaranya na Asiya mu rugo igihe wibuka mbese bigize kuba bibi cyane inshuro nyinshi cyane Asiya turarakaranya twaba nagiye no gushutinga muri filime Gatarina rimwe na rimwe naba nanyuye agacupa nkanga gukina cyangwa se ngakina nabi cyangwa se nkava no kuri setting nyigendera ariko Asiya kubera kwihangana kwe yarakomezaga urumva kankavaringa mu bibazo byanjye byose ibana amafuti yanjye yose akayakavaringa urumva akayirengagiza kugera rero ngo nzabona umuntu wihanganira amafuti yanjye kuko nanjye ndiyizi ntabwo nzamubona kabisa biragoye ko urabona abantu b'iki gihe nugira ngo umuntu azagufashe ubiwe akugaburire yishyura inzu buri kimwe nta kintu ukora uretse filime gusa ko abandi barazaga bagashutinga bagataha ariko ngewe mbiwe kandi akampemba nk'uko ahemba abandi so kugira ngo nzabone rero umuntu uzambanira nka Asiya sinzi ko nzamubona kabisa biragoye Yaka rero yinjiye muri geto agiye kuba wenyine ugiye kuba wenyine
abantu ubundi njye nyine natangiye no gupiga igito yarayishyuye yarayishyuye kandi yambwiye ati amezi najye narangira mpamagara niba hari igihari yohereza amafaranga ya gito. ariko yakaburya muri no Kigali ufite uburiri uryamaho, ufite amashuka, ufite no kwishyurira inzu, ibindi numva uzabishobora kuko abantu badukurikira abantu benshi bagukunda ndetse n'akazi uzajya ugenda ucreatinga n'indi mirimo mu byumwe cyangwa ubundi nuba n'umushaka kudukurira bavuga ati ngiye nemeye umuceri fuka umuceri ya kamwana n'akawunga n'ibishyimbo umara ukwezi umeze neza. ubwo n'umukobwa naza agasanga muri geto hari akawunga hari umuceri byanga bikunze azakwama agasanga harimo n'uburiri bwiza harimo n'igitanda kimeze neza umukobwa azakwama ntego zahita kwama. none se washatse umugore wanyu byanyabyo nkuko twabivugaga kare ugashaka umugore tukagukorera ubukwe ukagira umugore ubuzima umuryango ugatangira yaka. abagore barahari abakobwa barahari, hari n'abapfakazi babuze abagabo, hari n'abakecuru hano bipfubuza babuze abagabo. cyakora wenda ngewe icyo nashobora wenda ni gahunda zo mu buriri, ariko kubyerekeranye no guhaha cyakora kiba gihari rwose. wenda nubwo mu buriri byancanga ariko mu buriri ntabwo bimeze neza naho ndagerageza da nuko hari ababa bashaka amasaha menshi ariko ngewe niyo minota 5 n'ibibayera 5 gusa. nabundi abagore barahari rwose, ikibazo ni ukuntu wowe wizera gusa uwo mwizera namugahuza icyo kibazo. iyi mikoro yingurira ku meza ideranje naho abagore barahari rwose, ikibazo ni ukuntu wowe wizera gusa. njye mbonye n'igikecuru cyiza rwose kikaza rwose n'abakecuru bafite ibice. ubonye nk'umukecuru y'imyaka 70 cyangwa tuhere kuri 60 wamwemera afite amafaranga akahurira muri rageto ndimo ngewe nagenda rwa nose mfite 36 36 urayuje sinavutse 86 se abwiye umwaka narize 37 nose mbonye umukecuru wa 40 se ubwo abashaje cyane najya mutunganya najya mutunganya nubwo yaba 45 cyangwa se nkani najya mutunganya rwose urwo rwaba ari urungano yaka. hanyuma muri geto none uyu uri wenyine yaka unakwibaza uzi guteka iki koko tuvugishije ukuri? oya buriya ngewe nta nubwo nkunda gukaranga, ubu ni ngiye nkunda ibirayi. mfata ibirayi nkabihata neza ngakubitamwo amazi akarengaho hejuru, ngakubitamwo ubunyobwa, ngakubitamwo igitunguru, byangwa ngakubitamo na twa dodo. ubundi banamaze gukubitamo ubunyobwa ngakubitamo indagara, ntabwo haba hari akanyama ngakubitamo, ubundi nkirira agatogo bimeze neza. ariko akora ikintu kimira mabuja, hari ikintu yamfashije yansigiye teremusi. uyu teremusi wasigaranye? ubu nkunda igikoma ku teremusi yanjye nubwo uburyo wabireka ariko igikoma cya kawunga harimo n'inshyushyu kizajya gihora muri teremusi. igikoma cy'akawunga kabisa, nubwo ntarya ariko ngapuriza ku gakoma. nta na rimwe bwati rwose mu bintu tugira ntibibagirwe teremusi wo guteka bizajya bingura, ariko igikoma kirihuta cyane kandi igikoma nta nubwo gihenze cyane. ufite ifu ukagura isukari ya senyisa, isukari ya senyisa ku muntu umwe ubwo nayinywa kangahe? nayinywa n'iminsi 3 yashira. igikoma buriya niyo washyiramo ushobora no kukimarana iminsi 2 kiri muri teremusi nziza rwose. noneho muri geto ubu ngubu none twinjiye muri geto yaka aka kanya ubaye nk'uvuga ikiri kubura kugira ngo ubure umusore umeze neza ufite by'ingenzi nyenerwa kugira ngo ubuzima bukomeze, muri geto uri kubona haburamo iki? ibibura birahari, ariko mabuje mu by'ukuri ama fondation, ama dusahani, ameriza, udusafuriya, ameriza matera, ameriza n'amashuka, ibiryamirwa byose birahari. uburiri bwo ni sawa rwose, ntihagire umukobwa ugira ikibazo kubyerekeranye n'uburiri ndabufite rwose. umukobwa wazo ari we wese rwose kiri kubura wenda ni akawunga n'umuceri. mbonye agafuka k'akawunga n'umuceri nkabona n'ibishyimbo basi ko nkunda ibishyimbo cyane. ibintu bari sawa. kera sha yagoye akakuzanira akawunga, yagwamenye ko yarwaye
shayago ngo yararwaye man nubwo wenda hari abantu bazi ko wenda ngiye nanga yago ntabwo mwanga uretse bira bya showbiz gusa ngo yandi 30,000 ariko nta kibi nifuriza yago n'imbere y'Imana n'abantu babimenye yago ndamukunda nubwo wenda ari 30,000 wenda kubera inzara mba nifitiye nasara kubera 30,000 ariko yago Imana imufashe akire Imana rwose imukure muri bira bitaro nta kintu rwose akenshi abantu wenda dushobora kugira akantu gato duhuriramo katameze neza tukibagirwa ibiyiza byinshi tuba twarabanyemo ariko nta n'impamvu yo gutuma nk'abajene iki abantu batabana neza nk'inshuti bafite imyaka myinshi ejo hazaza of course nizere ko uzamusura nuko nazi narwariye nejo natiga nkajyayo nkamusura kuko burya nta muntu utagira mu bitaro ni nko muri gereza ni nko Nyirusororo buri bitaro ni nka gereza ni Nyirusororo n'ahantu buri wese ashobora kwisanga kumva rero ko umuvandimwe ari mu bitaro kumusura nubwo wamugeraho gusa ubwo nta kintu namujyanira ariko nkamugeraho nkamubwira umeze ute uri kumva umeze ute ibyo biba bihagije ko nawe nabaye mu bitaro kakaguru ureba nakarwaye umwaka ndi mu bitaro urabizi wa mugabo umwaka wose okay Asiya rero gutanze muri Amerika kuva kera kose twaba tuvuga ati yakaragiye ariko nanjye biri hafi muri kwa 11 ibyo nenda ukubaza nibigeze nibi failing nibidacamo ubwo nzatangira undi mwaka negereze mu kwa 7 kundi mwaka ko bampima buri mezi 3 iyo bagupimye inshuro 3 bagasanga ari sawa ni witugenda niko batubwiye bapima buri mezi 3 ko dosiye yanjye ngewe iri muri Amerika Kansas ko bahora bavuga ati yakamwongere mu mupime murebe niba ari sawa bimaze gucamo fresh inshuro 2 iyi nshuro ya 3 biramutse bibaye correct no gutegereza guflyinga gusa none se yakaba bagupima alcohol bagupima ibiyobyabwenge kuko nkatwe baduketse ibiyobyabwenge ko nize gusinda ndarwana bahita bavuga ati ni ibiyobyabwenge dosiye ihita kwama gutyo kandi iyo baguketse birabi ebana kugira ngo uzagende biba bigoye niyo mpamvu ubona byangoye cyane birumvikana none se bagupima bagusanzemo iki mu mubiri ngewe bamaze kupima ubwa mbere bankizeho urumogi kandi nge nta n'urumogi ariko bamaze kupima inshuro 2 basanga ndi correct iyi nshuro bampimye ya nyuma nibasanga ari sawa no gutereza indege gusa alcohol se ntago igiba nyinshi mu mubiri oya alcohol burya ntabwo igoye ikintu banga gusa cyane n'urumogi kurumogi nk'ubu ndumweyeho bakazongera kupima nko mu kwa 11 bararubona urumogi ni ikintu kibi cyane n'ugapima bararubona urumogi ni rubi iyo ibiyobyabwenge byose ni bibi muri rusange n'inzoga nubwo zinywera nawe akayoga ko nk'ubu ndi gusoma akabyeri kano kanya nk'umwe nkagahaga nkabyuka nkagotomera amazi saa 6 ukampima usanga ndi correct nta nzoga zindi buriya ariko urumogi ariko iyo kabaye kenshi nako ni urumogi urumwe kano kanya bakazagupima mu kwa 12 bararubona urusanga rurimo uzanu barukura reka tukwifuriza muri masa so ikindi naho niho bapima nanyango bapima amaraso nakubwiye inkari niho bakura ibintu byose n'indwara zose za danje inkari bura ni ikintu kibi ngiye buri inkari zanjye bajya kuzipimira muri Afrika y'Epfo ko hano nta gipimo cyabana kiza bagufata inkari bakazishyira mu gacupa inkari zanjye zananze kurira indege zananze state inkari zanjye zagutanze state kera cyane hanyuma yaka mbere ko dusoza ikiganiro ngiye mfite impungenge kuri Mabuja Mushyashya uri kumunamo icyizere kingana gute naze nkumukurikirana mbona ni umuntu nawe uje muri sinema vuba wenda arifuza ko muzanakorana mugakorana projet birashoboka cyane biko byazanagenda neza ariko umuntu abanibaza ubushobozi umubonamo urangana gute ku buryo wizeye ko yaka wacu dukunda azaba ari mu maboko meza umuntu duwe umunsi sindamenya ubushobozi bwe ahubwo wenda kwihangana kwe buriya Asiya ni umuntu wihangana Asiya namukoreraga amafuti menshi
ariko nta kunyirukana ntaki saa yose nziye ngataha mu rugo ariko uriya ashobora kutihangana nka siya nakora agakosa kamwe ati toka abaza bamabuja bameze gutyo kora akantu gato ati comoka ntabyihangane ni nabo benshi ariko nagerageza nk'uko siya agerageza safa munanira ubwo nzakomeza nyine reka twizere ko uko bizagenda kose bizagenda neza hanyuma yaka wenda ikibazo cyanyuma dusorezaho n'icyo wifuriza Assia mu buzima bwe mu buzima bundi agiye kujyamo cyo nifuriza Assia gusa nugwa ko asanze y'umugabo ntabwo agiye nawe agiye gusanga umugabo we niba nicyo nakwifuriza Assia gusa no kugendera ku mategeko nk'uko na hano bagendera ku mategeko akagendera ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bagira amategeko none wanakarishye kurusha ya kuko twe twarabigize twebwe dukora icyo bita resettlement tukakora migration tukiga cultural orientation for United States imico muri Amerika ubundi tukajya IOM duhita ducomoka muri Amerika naho hari amategeko ko rikosa tinda ku kazi c'est grave ibintu bigenda nabi no kuvuga ngo agomba kwitwararika ariko kore ko sanze y'umugabo bizaba ari sawa kandi umugabo yamaze igihe azagenda amusobanurira uko yitwara use shawe uko uzabureba kuri video uko uzabureba kuri YouTube nakundi nyine none se ni kuri internet koranabuhanga se ko ryatewe umuntu asigaba muri Amerika karongora umukobwa uri hano nose n'ubundi mabuje ntibamufatiye irembo umugabo wari muri Amerika turi hano online ibintu byaroroshye okay yes ni akamwana twe dukumburanye kuri Iris TV n'umuvandimwe wacu hari ikintu nashaka kubabwira rero tangana nimero yawe rero nshyashya mbo nimero yanjye wakira icyo mfasha abakawunga cyangwa umuceri kuko ndi muri ghetto ni 0789 10 okay mbo ikintu nashaka kubabwira rero murabona umupira nambaye cameraman umupira nambaye is by shop n'abantu bacuruza imyenda myiza cyane bakorera hano mu mujyi is by shop n'abantu bacuruza imyenda bakorera ngigiza mikoro ku ruhande babisome igiza mikoro ku ruhande babisome nimero okay Kigali City Tower niho bakorera bagakorera kwa Makuza Peace Plaza Kigali City Tower Makuza Peace Plaza na abantu bakora ahantu habiri so n'abantu bagira imyenda myiza bakora imyenda y'abakobwa imyenda y'abagabo inkweto z'abagabo babandi bakunda makeup bafite parfum z'ubwoko bwose ebana kutoka Washington kabisa ukabura yariya y'ibira ebana muhegere babafashe ebana pana kwerekeza. So thank you very much. Kongs kabisa. So this is Iris TV. Subscribe, comment. I need your support, brother. Support me, my brother. Thank you. Uretse dusoze akadushimira abantu. Dushimira abantu badukurikiye. Gashimira abantu bari mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'u Rwanda, shimira abantu bari muri za diaspora zitandukanye. Duhereye none n'abari hakurya y'inkiko gato z'u Rwanda, i Bugande, Burundi, muri Congo, Kenya, Sudan, ubwo ni muri East Africa. So mwese rero muraba agaciro gakomeye cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda mukatwumva neza 5/5 waba uri umukongomani umurundi umugande upfa kuba wumva ururimi tuvuga Imana ibaho umugisha bifurije ibyiza yaka mwifurije ibyiza mwifurije iterambere mwifurije kuzagubwa neza muri gato ugiyemo kandi mwifurije kuzagira umuryango ni ibintu by'agaciro kugira umuryango kandi umudamu jado nk'umuyobozi wa Iris TV unzane n'agafuka k'akawunga k'ibiro 6 nangwa se ukagura n'akazi yaka ko tubanye nta kintu na kimwe nakwima nyifite wowe byacu tubyihorere urabizi ndabizi uzabikora so diaspora abana twabanye igihembe bana wagira n'akawunga yanyoherereza kandi ndabizi muzabikora thank you very much gusura muri ghetto vuba uzansura yego abantu uzansure kabisa uzagusura muri ghetto unyemerere tunabyereka n'abakunzi bawe ubone ko wagiye mu bundi buzima ibindi byose tuzabiganira nge nawe. Thank you very much. Zambe apambula bino Imani wa umugisha. Amina.